Naam, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Twagarutse kuri YouTube yacu ya One Way TV, aho tugiye uyu munsi gusobanurira abantu uburyo bashobora gukora video plutôt bashobora gukamvatinga cyangwa guhindura contract yabo mu kinyarwanda. Mu buryo bworoshye, aho buri muntu wese agomba gutunga kontara ye ayisobanukiwe, azi muri kontara harimo iki. Kontara rero urayifata, inzira ya mbere yoroshye kuruta izindi nuko uri bufate telefone yawe ukadawunodinga ChatGPT, ukadawunodinga application yitwa ChatGPT. Iyo application ya ChatGPT ndaza wenda gushyiraho link yayo kuntuza kuri link y'ikiganiro, ku buryo umuntu ashobora kuyibona. Wowe ufata ifoto yayo, wamara gufata ifoto yayo, ifoto nyine wawe ya kontra cyangwa wenda PDF cyangwa biterwa na forma irimo, ukayifata. Warangiza winjira muri ChatGPT, wamara kwinjiramo ukajya ahari ifoto, warangiza ukinjizamo ifoto. Wamara kwinjizamo ifoto, ChatGPT izi Kinyarwanda, ugahita uyibwira ngo binsobanurire mu Kinyarwanda. Binsobanurire mu Kinyarwanda. ChatGPT ihita ibigusobanurira. N'undi muntu wese ufite wenda ikindi kintu runaka gishobora kuba kimugora kucyumva, kiri mu Cyongereza, kiri mu Gifaransa, kiri mu Cyarabu, se ubwira ChatGPT ikakigusobanurira. Wowe ufata, niba wenda urugero ari igitabo runaka, ufite inyigisho runaka ushaka kumva mu Kinyarwanda, icyo ukora ni iki? Wegera ChatGPT, warangiza ukayibwira ngo bimpe mu Kinyarwanda. Cyangwa ukajya kuri Google. Birashoboka yuko ushobora kujya kuri Google Translator ikaba yabigusobanurira, ariko uburyo bwiza bworoshye ni ChatGPT, kubera ko ni AI, ni iterambere rigezweho. Abantu tuba tugomba kugendana n'igihe, uko igihe kigenda natwe tukagendana n'igihe tugasobanuka, kubera ko aho isi igeze natwe tuba tugomba gusobanuka nk'uko aho isi igeze nyine tukagendana n'igihe. Ubu ni uburyo bworoshye umuntu ashobora gufata contract yiwe, amasezerano yiwe y'akazi afite, cya gikaratasi baguhaye gifite impapuro nk'ebyiri cyangwa eshatu aho ngaho, urafotora urupapuro. Wamara kurufotora ukarwinjiza muri ChatGPT. Iyo umaze kurwinjizamo, wowe urayibwira, uyandikira Ikinyarwanda gusa. Ugomba kwandika Ikinyarwanda nyine n'imyandikire yacyo, Ikinyarwanda uko kiri. Hari abantu bandika Ikinyarwanda ntibashyiremo utwatuzo, ntibashyiremo akabago, mbese bakandika Ikinyarwanda gipfuye. Icyo gihe ChatGPT ntabwo imenya ibyo ari byo. Bisaba kugira ngo niba uyandikiye uyibwira ngo nsobanurira mu Kinyarwanda, icyo gihe ubyandike neza. Cyangwa ufate audio, hari n'akantu ku ruhande ka audio kuri ChatGPT, naho ushobora kuyibwira ngo ugafata audio ukayibwira ngo binsobanurire mu Kinyarwanda. Iyo ni inzira ya mbere yoroshye. Ahangaha ni igisubizo ku muvandimwe wambajije ngo ese ngewe ko ntazi uburyo nshobora kubihindura, nkaba nabikura mu Cyarabu no mu Cyongereza birimo, nkaba nabishyira mu rurimi numva kugira ngo mbisobanukirwe. Inzira yoroshye rero namuhitiyemo ni iyi ngiyi ya ChatGPT. Iyi ni AI, irabihindura mu buryo ushobora gusobanukirwa, ukamenya ngo birava he birajya he. Nariya matangazo mujya mubona, nujya wumva ngo itangazo runaka, icyo gihe ni byiza yuko ubaza iriya ChatGPT ikagusobanurira, ikakubwira ibindi ibisobanuro byabyo. Akandi kantu ngira ngo wenda nsubirizeho n'undi mugenzi wanjye wambajije ku kijyanye na visa ya Oman, yaba ari umugabo yaba ari umugore. Visa ya Oman igira QR code. Ni ukuvuga ngo hari abantu benshi bamaze gutuburirwa. Umuntu aguha visa ishusho, agafata ifoto y'umuntu runaka, yamara gufata ifoto y'umuntu runaka akayikuraho, agashyiraho ifoto y'uwo ashaka kwiba. Rero muvandimwe, mushiki wanjye, mukuru wanjye, uwo uri we wese, ntuzishyure umuntu uwo ari we wese, umu agent runaka utari wasikaninga ngo urebe
QR code ya visa yawe, niba uri busikaninge, wamara gusikaninga hakazamo amazina y'uwo muntu wawe ndetse na nimero ya pasiporo yiwe. Ni ukuvuga ngo hagomba kuzamo amazina ye ndetse na nimero ya pasiporo yiwe. Ibi ngibi tubona mbese housing, reka mbyite housing. Iyi housing tubona kuri visa ntabwo ari yo visa. Visa ibihishemo hariya muri QR code. QR code ni iki? Ni akantu kari ahagana hasi, wenda ndaza nako gushaka uburyo wenda nakabereka. Ni akantu kaba kari hasi kameze nka square, nka kare, kaba karimo uturongo twinshi. Ufata ako kantu, wamara gufata ako kantu ukinjira muri telefone yawe, ukamanuka hasi. Telefone urabona iyo telefone utari muri application, nta application nimwe wafunze, umanuka hasi. Wamanuka hasi nk'ugiye gucana itoroshi, ugatambika iburyo bwawe, ubana ahantu handitse ngo QR. QR ni kafu iriya y'igifaransa, QR. Aho hantu rero iyo ukanzeho hahita hamera nkaho hagiye gufotora, sibyo? Hahita hamera nkaho hagiye gufotora. Iyo bigenze gutyo bikamera nkaho bigiye gufotora, hasi hari ahantu haba handitseho ngo foto. Aho hantu handitse ngo foto uhita ukandaho. Wamara gukandaho ugahita ugenda ukajya kuri ya visa yawe, ya yindi nyine, kubera ko ubwo ngubwo iri muri galeri. Ugahita ujya kuri ya visa yawe. Iyo QR code ikiyibona gusa yo ubwayo irayisikaningira. Ntabwo wibwira QR code ngo nsikaningire cyangwa kuri oya. Yo ipfa kubona QR code ihita iyisikaninga, ikakwereka resulta cyangwa igisubizo kivuyemo. Ahangaha no kugira ngo hatagira umuntu uzongera kwibwa amafaranga. Ari abantu benshi bamaze kuribwa amafaranga mu bintu by'ubujiji. Bakakurya amafaranga mu bintu nawe ubwawe wakwirebera, mu bintu nawe ubwawe wakwikemurira, mu bintu nawe ubwawe wareba ngo iyi visa ni ukuri cyangwa iyi visa si ukuri. Ibi ngibi ni ukurwanya abantu bakomeza kwiba amafaranga bagenzi babo. Umuntu akakubeshya ngo ngiye kugushakira akazi, aho kugira ngo gushakira akazi ahubwo agashaka kukwiba. Ntabwo ibi ngibi biba ari umuco mwiza. Nuko ngo rero natwe tujijuke, nitumara kujijuka tujye tumenya ngo amafaranga yacu tuyatangiye iki. Ubwo tuvuze ku tuntu tubiri. Akantu ka mbere ni uburyo ushobora gufata dokima yawe ukaba wayibonera ibisobanuro mu rurimi wumva: Ikinyarwanda, Icyongereza, Igiswahili, Icyarabu n'urundi rurimi urwo ari rwo rwose ushaka. Ushobora no gufata dokima yawe iri mu Cyongereza, cyangwa nawe ubwawe wenda n'urugero mathalan ushobora kuvuga ngo njyewe nanditse ibintu nshaka guha boss wanjye. Ushobora kubyandika, wamara kubyandika ukajya muri ChatGPT ukaba ariho ubyandika hasi. Wasoza kubyandika ugahita uvuga ngo binsobanurire cyangwa ndabishaka mu rurimi rw'Icyarabu. Icyo gihe iyo umaze kuvuga ngo urabishaka mu rurimi rw'Icyarabu, ChatGPT ihita ibiguha mu rurimi rw'Icyarabu. Yamara kubiguha mu rurimi rw'Icyarabu ugakora copy, warangiza ukabiha boss wawe nk'uko ubikeneye. Cyangwa ukajya muri Google Translate, na application ya Google Translate. Iyo Google Translate ni ukuvuga ngo ifite indimi zose. Wandika mu Kinyarwanda, washaka bikaza mu Cyongereza, n'amahitamo yawe. Ni ukuvuga ngo haba hari impande ebyiri. Hari uruhande wandikamo n'uruhande ushaka kubizamo. Niba ushaka kubiza mu Cyarabu urandika mu Kinyarwanda cyawe, ariko kondisiyo twabibonye ni ukwandika Ikinyarwanda kizima. Kubera ko niwandika cya Kinyarwanda gihekeranye kidasomeka, ntabwo computer cyangwa wenda telefone yawe izagisoma, ntabwo bishoboka. Ubwo biragusaba kwandika Ikinyarwanda kizima, ugasigamo umwanya. Niba ari ijambo rikaba ari ijambo, ntiribe interuro kandi ari ijambo, ari amagambo atandukanye. Ni ukuvuga ngo rero izi ni inzira ebyiri zoroshye zakorohereza ubuzima, zakorohereza akazi, bikakorohera. Ni ukujya muri Google Translate, ufite wifi cyangwa ufite internet yawe, downloadinga application ya Google Translate. Numara ku downloadinga Google Translate, icyo ukora ni iki: urinjiramo bakubaze ngo urashaka uruhe rurimi. Nibamara kukubaza ngo urashaka uruhe rurimi, urahita ushyiramo Ikinyarwanda. Uruhande rwawe ni ukuvuga ngo aho ugomba kwandika hariya kuri keyboard ni Ikinyarwanda. Noneho ururimi ushaka kubizamo
bitewe na bosi wawe cyangwa undi muntu ushaka kubiha, nanone ubishyira ku ruhande. Niba ari Icyarabu birahita biza mu Cyarabu, niba ari Ikinyarwanda birahita biza mu Kinyarwanda, niba ari Igihinde birahita biza mu Gihinde. Izi ni inzira ebyiri zoroshye zo kugira ngo ube watanga message ku muntu wese ushaka guha message kandi message ikamugeraho ku gihe. Ntiwibagirwe rero gukora subscribe, share ndetse na commentaire kugira ngo dukomeze dukurikire ibiganiro byacu kuri One Way.